Yesu ashimwe, Imana y'amahoro ibaho umugisha. Itorero ni Patmos of Faith, muri kumwe na Pastor MWIHOREZE Christine. Ndagira ngo dusenge Imana twese twinjire mu ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Data mu izina rya Yesu, ndakwingize ngo ngwino ubane natwe, tuyobore mu ijambo ryawe kandi tuvuge tubwirijwe nawe. Ntabari ngiye bavuga izina ryawe aba ari ryo, ubu bwoko bwawe buzumvira ijambo, kuryumva no kuryumvira, none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Twihuse dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Efeso ibice 6 umurongo wa 10. Haranditse ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'agakiza mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yakumurira. Mwakire agakiza k'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Imana y'amahoro tugirire neza. Nayo magambo ushaka ko tuganiraho niyo Imana yashyize ku mutima. Jambo nkuzaniye umutwaro biravuga ngo mbese ufite intwaro. Ijambo Paulo yaryandikiye Abefeso. Paulo turamuzi, tuzi buryo ki Imana yamutunguye. Yaritwaga Sawuli, kamuhindura izina ikamwita Paulo, agatangira agakorera Imana. Kuki Paulo yabwiye Abefeso ngo nibambare intwaro zose z'Imana? Nuko yabonaga bari mu ntambara. Ese ufite intwaro? Natwe umwanditsi Yobu yaranditse aravuga ngo mbese umuntu akiri mu isi ntawe afashe igihe mu ntambara, ngo n'iminsi yese nk'iyo ukorera ibihembo. Niko umugaragu w'Imana Yobu yavuze igihe yari arimo ageragezwa. Natwe muri iyi si, muri ubu buzima busanzwe, turi mu ntambara. Turarasana n'umubiri, turarasana na Satani, n'iyi si nayo ntabwo itworoheye. Turi mu ntambara rero. None nje kukubaza ngo ufite intwaro? Mu ntambara habamo ibintu bibiri. Habamo umurwanyi, hakabamo n'uwarwanya, mwanzi. Hakaba n'ibikoresho by'intambara. Paulo rero aravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Hakaba ibikoresho by'intambara, habamo imbunda nini n'intoya, habamo amasasu manini n'amatoya. Nuko twatangiye mbibabwira, umukristo agira abanzi. Umukristo wo mu Rwanda, umukristo w'i Burayi, umukristo wo muri Amerika no muri Aziya, umukristo wo muri Zion Temple no muri Patmos no muri ADPR na abera bose bo mu isi duhuje intambara. Twese turi ku rugamba, turimo turarwana. Twese umwanzi utugwanya n'umwe. Kandi koko kibaye twamaraga kumenya umwanzi wacu, twava ku bantu tugahangana n'umwanzi wacu. Paulo yabwiye Abefeso arababwira ngo menye ko murwana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Arangije arababwira ngo nuko rero ubwo murimo kurwana n'abatware, mukaba murimo kurwana n'abafite ubushobozi, mukaba murimo kurwana n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, mwambare intwaro zose z'Imana. Muririmbyi niwe aririmbye aravuga ngo kuko ingabo za Satani zirakomeye, ngo tudafite umwami Yesu uzaduhindura. Yesu yigeze guterwa nawe na Satani, anyurira muri Petero.
kandi Petero yari yaramubwiye ngo urutare nzakubakaho itorero. Ariko ntibyabuje ko Satani anyura muri Petero kugira ngo atangire guhugura Yesu ko atazapfa. Yesu abibonye acyaha dayimoni wari uri muri Petero aramubwira ngo mva inyuma Satani. Aha niyo mageze ngira ubwoba. Ubwo uyu mukristo w'iki gihe ngo mva inyuma Satani yakujyana kukureka, yakujyana muri ribi. Ariko ntangazwa no guca bugufi kw'intumwa za Yesu zagendanye na Yesu. Bari bafite guca bugufi, bararwaraga nabo bari abantu. Muribuka ko Yesu yageze kwa nyirakuru Simoni agasanga yarwaye akamukiza ubuganga. Baragendaga bakaruha, bari abantu baratinyaga bagiraga ubwoba. Muribuka bari ku nyanja bagenda ubwato bukaruhama bakamubyutsa ngo we ntubyitaye ko tugiye gupfa. Bari abantu nkatwe, ariko bari bafite guca bugufi, bari bafite kwirinda, bari bafite kumva no guhugurika. Yesu acyaha Satani yari murimo. Petero ntago yarakaye, Petero ntago yivumbuye, Petero ntago yaremye umutwe. Muri no minsi ujyanye ikibazo n'umukristo ahita ari mu mutwe wo kukurwanya, kandi akakurwaniriza imbere mu murimo w'Imana. Ari mwene so mujya kwigaburo rimwe muhuje intambara, burimo umwanzi wanyu ari umwe, hanyuma mugaterwa namwe mwarangiza mukitera abakristo bene data. Mana muhore tugirire neza. Kandi Yesu amaje gucyaha Petero yaratuje. Naratangaye, umutima wanjye muri no minsi wuzuye intimba. Intwaro yawe ni iyihe? Tugwijije abakristo baze kwirwaniriraho kugira ngo bareke Kristo abarwanirire. Hari abagira intwaro y'umunwa kuvuga, hari abagira intwaro y'amaboko kurwana, hari abagira intwaro y'amaguru gushyushya inkuru z'abaturanyi babo, agafata itike agatega itike akavina akajya Rusizi, agatega itike y'indege akavina ngaha akagenda akajya i Burayi agiye guteranya mwene se. Agafata amayinite ye yakaguriye abana umuceri cyangwa yakagize ikindi kintu yakoresha, agashyiramo amamega menshi kugira ngo abone uko asebya mwene se. Wowe ufite iyihe ntwaro? Hari umusirikare ujya ku rugamba adafite intwaro se? Nta n'ugenda uko nabonye nta umusirikare ujya ku rugamba atambaye teni y'intambara. Arangije arababwira ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Munsi mubi ni igihe twageze mu bigeragezo, ni igihe twageze mu bibazo, ni igihe twageze mu burwayi, ni igihe abantu batwanze, ni igihe batuvuyeho. Tubashe gukomera ku munsi mubi. Kandi buri mukristo wese wo mwisi agira umunsi mubi we, agira umunsi mubi we. Munsi mubi wawe urwanisha iyihe ntwaro? Ni ururimi, ni intwaro z'umwuka cyangwa ni intwaro z'umubiri? Naratangaye, yaba umuzungu n'umwirabura, yaba uwize n'utarize, yaba umukire n'umukene, yaba umuremure n'umugufi, twese tugira umunsi mubi wacu. Ariko ikibabaje, Pawulo yarababwiye ngo kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe. Abantu barimo kubwiriza, barimo gushumba, barimo guhanura, barimo kudiyakona, barimo kuririmba, barimo gusenga, barimo kuvuga ubutumwa, baratsinzwe. Ari abadezata bataye urugamba, baramaje gutsindirwa ku rugamba. Muhagarare mushikana, mukenyeye ukuri. Iyi si iyobowe n'ikinyoma, ariko arangije arababwira ngo mukenyeye ukuri. Iyo umuntu yambaye ipantaro ntashyiremo umukandara, ntashyiremo sentire, birangira yambaye ubusa. Umuntu yambaye igitenge ntashyiremo umweko ngo akomeze, cyangwa umukenyero ngo akenyere ashyiremo umweko, birangira umukenyero utakaye hasi. Mukristo mwene data, ku iyi si iyobowe n'ikinyoma, abantu benshi ukuri kukaba kubabuzemo. Ugira ukuri mu byo uvuga? Reka mbabwire ikintu cyamaje kuntera ubwoba. Nasanze abakristo benshi nta kuri bagira, kandi Kristo niwe kuri. Niba utagira ukuri kandi Kristo ari we kuri,
urumva uri umukristo koko? Imana y'amahoro tugirire neza, muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Ndaratanga iziko abarokore usibye no kubeshya babeshyerana. Ijuru tujya muri riranyobera. Ikindi cya kabiri arababwira ngo mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Abantu babwiriza na gukiranuka, batanga ubuhamya butarimo gukiranuka. Abantu muri ino minsi, iminsi baye mibi. Ufite icyuma gikingira igituza cyo gukiranuka. Abantu benshi bararashwe, bagenda bahanura, babwiriza, bashumba, sintinya kubivuga, n'abaposto, n'ababishopu, n'abaki, ariko baramaje kuraswa kuko nta cyuma gikingira igituza bafite aricyo gukiranuka. Ibyo uvuga n'ibyo ukora, ufite intwaro yitwa gukiranuka. Arangije aravuga ngo gusa yaravuze, aravuga ngo mukiranuke mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Arakomeza aravuga ngo mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Wambaye inkweto mwene da, wambaye inkweto, ufite ubutumwa bwiza muri wowe, usoma ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rigwiriye muri wowe, ubwira abandi ko Yesu agiye kuza, kandi Yesu agiye kuza araza ntatinze. Aravuga ngo mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi ikigeretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yakumurira. Bibiliya yari iravuga ngo utizera ntibishoboka ko anezeza Imana. Ariko Yesu yaravuze muri Matayo, aravuga ngo mbese umwana w'umuntu natinda kugaruka azasanga kwizera kukiri mu isi. Ndagira ngo niba unakubuze ugusabe Yesu, ugusabe Data wa twese. Arangije aravuga ngo ikigeretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yakumurira. Umukristo udafite kwizera muri ino minsi biramurangirana, kuko ijambo ry'Imana aravuga ngo umukristo azabishwa no kwizera, ngo nyamara nasubira inyuma umutima w'Imana ntuzamwishimira. Arangije aravuga ngo mwakira agakiza k'ab'ingofero. Warakijijwe, baza umutima wawe, ubaze ngo umutima wanjye urakijijwe. Mana y'amahoro dusure, Mana y'amahoro tugirire neza. Mwakira agakiza k'ab'ingofero, mwakire inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Mwakire inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Bakristo bene data, ijambo ry'Imana nibe muri mwebwe rikwiriye. Mufate igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana, mufate igihe cyo gusenga, musengere mu ijambo. Umwanzi Satani ntago azabashobora, ntago azabarasa ngo abashobore. Aravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ngo mukomeze kuba maso, gusabira bera abo mu isi. Uri maso, wowe intwaro yawe ni iyihe? Nagira ngo wibutse ko turi ku rugamba, kandi iyo turi ku rugamba byanga bikunda turarwana. Niba turwana, turwanisha iki? Turwana dute? Imana y'amahoro tugirire neza. Ese ufite intwaro? N'iryo jambo Imana yarashyize ku mutima wanjye, ndakwifuriza gusaba Imana. Niba hari zo watakaje, wongere ubwire Data wa twese n'uyu munsi uko yarari kera, niko nabyutse nsoma ijambo ry'Imana rimbwira, na n'uyu munsi niko akirikane niko azahora. Mwifurije kunesha, mwifurije kurwana intambara nziza yo kunesha, tukazahabwa ubugingo buhoraho. Nibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Torero ni Patmos, gahunda ni za zindi, dusenga kuwa gatatu, amasengesho y'igicano yo kurirwamo no gusenga, dusenga Imana twiyije twinginga Imana, musengesho umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Turabararikira kubana natwe ababishoboye, bari hanze y'igihugu ntacyo bitwaye, namwe musengesho umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi mukomeze kuba maso rwose. Mube maso, agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze bugiye gucya.
Imana y'amahoro ibagirire neza. No ku cyumweru turaterana, dutangira saa 5 tukarangiza saa 9. Tubonye Imana itugirira neza kuko Yesu Kristo yararisho na n'uyu munsi niko akiri. Reka dusenge Imana, dusabe Imana intwaro kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe, kuko iyi minsi ni mibi. Turagushimiye, ni wowe nyir'umurimo, ikindi torero ni ryawe, ni wowe warimeneye amaraso, ni wowe waryitangiye igorogota ku musaraba. Rengera itorero, bana n'itorero, rwanirira itorero, mbika imbaraga itorero, ryuzuza umwuka wera, rihe guhagarara ridatsinzwe, ryuzuza umwuka wera. Ndavuga itorero ni rimwe, ni ku muririmbyi yaririmbye ngo mu mwuka kataramwe, ngo kandi umwami waryo n'umwe riramusangiye. Nari ndimo nisengerera itorero papa mu bihande bine by'isi. Namaje kumenya ko itorero atari Patimosi, atari Adeperi, ahubwo itorero ryawe riri mu ibanga. Shoboza bera gukiranuka, bashoboze kwambara imbaraga, bashoboze gukiranuka, ubashoboze kugendana nawe, ukuri kwawe kube muri bo kugwiriye. Ndasenya umwuka w'ikinyoma winjiye mu mitima y'abakristo, kugira ngo ababyeyi n'intore niba bishoboka bane n'itorero ryawe, urisigasire, uribungabunge, kugira ngo uzaryishyire ridafite ikiziga cyangwa umunkanyari. Sabe umugisha umuntu wese utwumva, sabe umugisha umuntu wese ukora uko ashoboye kugira ngo ubutumwa bwawe bwiza bugere mu mpera z'isi, kuko ijambo ryawe ratubwira ngo uzaba umuhamya wo guhamiririza amahanga, maze imperuka ihere kwize. Ngaho tugirire neza, ukomeze kutwitamururira, kandi uko bwije nuko bukeye twuzuze kwizera, kuko ushaka ko umukiranutsi wawe abeshwaho no kwizera. Utware n'icyo nupfukamirwa n'ibikugarukire, none ukagiteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.